Reka nangire ngusuzaho kurikiranye ikiganiro cyacu ni kuri RTC TV aho tukugezaho ibintu 10 bigiye bitandukanye utaruzi cyangwa se udasobanukiwe neza mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Uyu munsi rero tukaba tubafitiye ibintu byiza cyane nkwibutsa kudakomeza udakoze subscribe naho ngaho umutuku ku ruhande, ndetse uramutse ushaka kubona ibiganiro byacu umunsi ku munsi uko tubishyizeho ndetse ukayibonera n'igihe ushobora gukanda aho hirya iyo subscribe aho hayinzogera ukabasha kujya ubona izo notification z'ibiganiro byacu. Dukomeje uyu munsi tubafitiye ibintu byiza cyane, tubafitiye ibintu hoteli ziri hano mu Rwanda zihenze ushobora gusohokeramo. Ni muri urwego twaje kuzibabwira kugira ngo mubashe kumenya byinshi bitandukanye hano mu Rwanda. Tubibutse ko izo hoteli tuzibagezaho twifashishije urutonde rwa RDB ku rutonde yasohoye mu mwaka wa 2018, akaba ari rwo twifashisha nonaha muri 2025 muri hoteli zihenze. Nkuko u Rwanda rwihaye gahunda yo guteza imbere ubukerarugendo ni muri urwo rwego iteza imbere amahoteli. Hano mu Rwanda hari amahoteli menshi cyane, niyo mpamvu twahisemo kubabwira 10 ya mbere meza muri yo. Tuje ku mwanya wa 10 hari Red Kivu Serena Hotel iherereye i Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Uharamutse ushaka kuyisohokeramo ni hoteli nziza cyane, benshi bayisohokeramo haba ababo hanze y'igihugu babaje gusura igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abatuye mu gihugu mw'imbere babasha kugerayo bakamenya byinshi bitandukanye bakabasha kuharuhukira. Ni hoteli nziza cyane, tutibagiwe kandi ko inahenze. Iyi hoteli kugira ngo uyirare mu byibuze ijoro rimwe ugomba kuba ufite amafaranga amadolari 180 asaga 160 by'amanyarwanda kugira ngo ubashe kuba yegiramo ibihe byiza. Uri muri iyo hoteli ugomba kugenda ujyanye amafaranga ndetse n'andi arenzeyo kugira ngo ubashe kuryoherwa. Reka tuze ku mwanya wa 9 turasanga Hotel Golden Tulip La Palisse iherereye i Nyamata, ni muri birometero bike urenze umujyi wa Kigali. Iyi hoteli ikaba izwiho no kwakira abakobwa baba ari guhatanira ikamba rya Nyampinga, bakaba ariho bajya muri bootcamp kuruhukira ndetse no gufatira iyindi myiteguro, bagakora ibizamini n'ibindi byose bakorera hariya murabizi mwese. Ikindi iyi hoteli kugira ngo uyiraremo cyangwa se wagiramo ibihe byiza ugomba kuba ufite amafaranga byibuze amadolari 180 kugira ngo ubashe kuba wararamo ijoro rimwe gusa asaga 140 hafi aho by'amanyarwanda. Ikindi icyumba umuperezida ashobora kuraramo muri La Palisse Golden Tulip ni $1,000,000 bisaga 100 kugira ngo abashe kuba yararamo byibuze ijoro rimwe. Urumva ko iyo hoteli byibuze iyo ni hoteli itoroshye mu bijyanye n'ibiciro ariko itanga service nziza. Reka tuze ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga Ubumwe Grand Hotel. Iyi ngiyi iherereye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Iyi hoteli ikaba imaze igihe kitari kinini ndetse kitari na gitoya kuko yubatswe mu mwaka wa 2016. Ikaba yarubatswe kandi mu gihe gito cyane. Iyi hoteli rero ni hoteli ibasha gusohokerwamo abantu bavuye hanze y'igihugu, abari mu gihugu bakabasha kubagira ibihe byiza. Iyi hoteli nayo ntago ihendutse, ibisaba amafaranga atari menshi cyane kandi atari na make cyane. Nanone Ubumwe Grand Hotel ni imwe muri hoteli zifite ibyumba byinshi kandi nziza cyane nk'uko nahoze mbivuga. Iyi hoteli ikaba ifite ibyumba bisaga 150 kugira ngo urare mu cyumba kimwe byibuze ijoro rimwe ugomba kuba witwaje amadolari 170. Ku mwanya wa 7 hari hoteli Lemigo Hotel. Lemigo Hotel ni hoteli iherereye hano hafi cyane, ni mu karere ka Gasabo. Iyi hoteli ikaba ifite inyenyeri 4, ikaba ibasha kwakira amanama atandukanye iyo hirya no hino haba ku nzego za leta ndetse n'izindi nzego zose, ndetse ikaba ibasha no kwakira abantu benshi mu gihe gitoya cyane kandi ikanabahereza service nziza. Iyi hoteli ni imwe muri hoteli zitamaze igihe kinini cyane hano mu mujyi wa Kigali ariko zikabasha gutanga service nziza zikora neza. Ikindi ikaba kugira ngo uyiraremo ukaba ugomba kwitwaza byibuze amadolari 150 asaga 130 by'amanyarwanda kugira ngo ubashe kuba wahagirira ibihe byiza cyangwa se kugira ngo ubashe kuba waharara, nuko ugomba kuba ufite ayo mafaranga. Ku mwanya wa 5 hari Sabyinyo Silverback Hotel. Iyi hoteli ikaba iherereye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze, ikaba ituriye kandi ibirunga, ikaba ikunda gusurwa na ba mukerarugendo ndetse n'abandi bose bagiye gusura ibintu bitandukanye biri muri kare karere bakabasha kuharara. Yego,
kugira ngo bakomeze kugira gahunda zabo neza. Kubera iyi hoteli ndetse no komeza gutemberezwa Paris y'ibirunga hatarimo no kureba ingagi, bitwara hagati y'amadolari 750 ku madolari kugeza ku madolari 1050 mu gihe ushaka kurara muri iki cyumba gihenze. Mu gihe ushaka kurara mu cyumba gihenze hano wishyura amadolari byibuze 1750 kugira ngo ubashe kujya muri Sabyinyo Silverback Hotel. Reka tuze ku mwanya wa 4 turahasanga Marriott Hotel Kigali. Iyi hotel ikaba yarafunguwe mu mwaka wa 2016, ntago ari kera cyane, ni vuba cyane, ariko iyi hotel ni imwe muri hoteli zitanga serivisi nziza, zifite ibyumba byinshi abantu bashobora kuraramo, abantu bashobora kuruhukiramo. Iyi hotel ikaba iherereye mu karere ka Nyarugenge, ikaba ikora neza cyane, ifite serivisi nziza. Iyi hotel ni imwe muri hoteli zifite ibyumba byinshi, nakomeje mbisubiramo, ifite ibyumba 250. Kugira ngo ubashe kuba wararamo byibuze mu cyumba kimwe ugomba kuba ufite amafaranga yawe amadolari 121 asaga amafaranga y'amanyarwanda 110. Hanyuma icyo ni icyumba cy'abantu basanzwe, buri wese ubishoboye ashobora kuraramo. Hanyuma hari abantu baba bafite amafaranga, baba bashaka kurara ahantu heza hadaciriritse. Uwo ngo ushaka kurara ahantu hadaciriritse yishyura amafaranga amadolari 285 kugira ngo abashe kuba yararamo rimwe byibuze ijoro rimwe muri hotel Marriott Hotel hano Kigali. Ikindi Marriott Hotel hano iri ahantu hatandukanye ku isi, ntago iri mu gihugu cy'u Rwanda gusa, ntago iri Kigali gusa, ahubwo iri n'ahandi hatandukanye henshi ku isi. Rero ushobora kugira no mu bindi bihugu ukahasanga Marriott, ushobora kuza Kigali ukahasanga Marriott uyisanga ahantu henshi, ni Marriott Kigali hano mu Rwanda. Reka tuze ku mwanya wa 3, hano hari Serena Hotel Kigali. Iyi Serena Hotel ikaba iherereye Kigali, ni mu karere ka Nyarugenge, iri hafi ya Marriott. N'ubundi ushaka kuhagera byagutwara byibuze iminota mike cyane. Iyi hotel ni imwe muri hoteli zubatswe hashize igihe, yatangiye gukora mu mwaka wa 2004. Iyi hotel ikaba imaze igihe kitari gitoya. Ikindi kandi no hoteli ifite ibyumba byinshi bibasha kwakira abantu, ibasha kwakira abakerarugendo, ibasha kwakira amanama, ibasha kwakira ibintu bitandukanye. Ikindi kandi hishyurwa amafaranga kuraramo ijoro rimwe byibuze amadolari 228 asaga amafaranga y'amanyarwanda 200,000. Reka dukomeze n'izindi. Twababwiye hoteli nyinshi, twababwiye ahantu ushobora cyane amafaranga ushobora kugenderaho. Tukaba tugeze ku mwanya wa 3, bivuze ko ari Serena. Wumvishe ya Serena, wumvishe ya Marriott, wumvishe amahoteli yose byibuze ijoro rimwe nibivuza kuhagira ibihe byiza, cyangwa se wari waratinye uzi ko hari andi mafaranga, nagushishikariza nawe kugira byibuze experience yo kurara muri Serena Hotel byibuze nk'ijoro rimwe. Serena Hotel kandi ni imwe muri hoteli zibasha kuba zagira ibyumba birenze kimwe byo kwakiramo abayobozi cyangwa se abakuru b'ibihugu batandukanye. Ni muri urwo rwego tugiye no kubabwira ibiciro by'ahantu abakuru b'ibihugu cyangwa se abantu badasanzwe bashobora kurara mu icyumba ashobora kurara mu byibuze ijoro rimwe. Yishyura amadolari 3,400. Amadolari 3,400 asaga miliyoni 3 z'amanyarwanda. Urumva ko atari amafaranga make cyane. Urumva iyi hoteli ni imwe mu zizewe zo kuba zakakira byibuze abayobozi bakomeye b'ibindi bihugu ndetse n'abandi batandukanye. Reka tuze ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa 2 turasanga Radisson Blu. Radisson Blu ikaba iherereye hano Kimihurura hafi ya Convention Center. Iyi hoteli ikaba ifite ibyumba bitari bikeya bibasha kwakira abakerarugendo ndetse n'abakerarugendo batandukanye babasha kuhakirirwa ndetse bakabona serivisi zose bifuza kandi ku gihe babyifuriza. Iyi hoteli ifite ibyumba bitari bike cyane, ifite ibyumba bisaga 290. Iyi hoteli yatangiye mu mwaka wa 2016 nibwo yatangiye kujya yakira abantu, itangira kugikora, kandi nimwe muri hoteli zubatswe mu gihe gito cyane. Iyi hoteli si abantu basanzwe bashobora kwakira gusa, ibasha kwakira n'abayobozi batandukanye baturutse mu bindi bihugu, baturutse hirya no hino ku isi mu mpande zitandukanye z'isi. Ikiruta ibindi byose ikaba ifite n'icyumba kibasha kwakira umwami cyangwa se abami. Icyumba cya nyuma gihendutse muri hoteli Radisson Blu hari amafaranga y'amadolari 280. ni ukuvuga ngo asaga mu manyarwanda 250. ni imwe muri hoteli nke zifite inyenyeri 5 mu Rwanda. Radisson Blu ni imwe muri hoteli zifite inyenyeri 5 mu Rwanda
ni nkeya cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko twagiye tubabwira. Nizi tubabwiye ni hoteli zidasanzwe twabahitiyemo zifite ibiciro bidasanzwe kandi nziza cyane. Hoteli ya mbere ni hoteli idasanzwe, ni hoteli yitwa One and Only Nyungwe House. Iyi hoteli iherereye mu burengerazuba bw'igihugu, ni hoteli idasanzwe yatangiye mu mwaka wa 2018. Kuba yaratangiye mu 2018 nimwe none muri hoteli ziri hanze ya Kigali zidasanzwe cyangwa se yabashije kugira inyenyeri 5 kandi iri hanze ya Kigali. Iyi hoteli One and Only Nyungwe House ni hoteli ya mbere yahawe inyenyeri 5. Nakomeje mbibabwira kandi ikaba iri hanze y'umujyi wa Kigali. Iyi hoteli ntago yabasha kwigonderwa n'umuntu ari wese, umuntu ari wese ubishoboye ngo abashe kuyijyamo, n'undi ari wese ubishaka yijyemo. Iyi hoteli ntago ari hoteli isanzwe, nakomeje mbibabwira ko ari hoteli iri hanze ya Kigali, iri hanze ya Kigali kandi yabashije kugira inyenyeri 5. urumva ko ni ibintu bidasanzwe. Iyi hoteli rero ibasha kwakira abakerarugendo n'abandi bose n'abaje muri Nyungwe, abaje gusura ibintu bitandukanye mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Iyi hoteli ntago ibasha kwigonderwa n'umuntu ari wese, kuko icyumba kimwe byonyine kuraramo ijoro rimwe amafaranga make ashoboka ni 1,900 cy'idolari, asaga amafaranga y'amanyarwanda 700. Ayo niyo mafaranga make, kugira ngo byumve neza ko ari ibintu bitoroshye kugira ngo urare muri hoteli. Nuko umwarimu byibuze uhembwa amafaranga 45 by'amanyarwanda agomba gusevinga byibuze, ntako atagize agasevinga amezi 37 kugira ngo abashe kwigondera kino cyumba. Ni imyaka 3 n'ukwezi kumwe nta mafaranga na rimwe akoresha ku mushahara yinjiza. Kugira ngo abashe kurara muri no hoteli agomba kuyabika amezi 37. Ni ibintu bitoroshye cyane kugira ngo abashe kurara muri hoteli. Iyi hoteli kugira ngo uyiraremo byibuze ayo mafaranga niyo make afatika, n'ibintu bisaba kuba barabiteguye kandi igihe kitari gitoya ku muntu uciriritse cyangwa se ku muntu uhembwa amafaranga byibuze uhembwa 45 buri kwezi ko agomba gusevinga amezi 37. urumva ko iyi hoteli ntago ari hoteli isanzwe umuntu ashobora kujyamo. Yego nagushikariza gusa kugerayo uramutse bishoboye cyangwa se wumva wabishobora. Ni ahantu heza cyane. Yego ubureba imirima y'icyayi imeze neza, ubureba Nyungwe, ubureba na hano hari amahumbezi, ubureba imisozi y'u Rwanda, wabasha kuhagira ibihe byiza. Ikindi kandi nibagiye kubabwira ko Ange Kagame ariho yagiriye honeymoon yiwe nyuma y'ubukwe bwe, abasha kuhagira ibihe byiza n'umufasha we. Twabwiye hoteli nyinshi, twahereye kuri ya 10 tugeze ku ya mbere. Urumva ko iya mbere yo ni hoteli idasanzwe. Nkwibutsa ko uru rutonde nguhaye tuba twifashijwemo na RDB, ndetse RDB yasohoye muri 2018. Yego mu rwego rwo guteza imbere amahoteli n'ubukerarugendo, nagushishikariza nawe kuhajya kandi ukahagira ibihe byiza. Reka dusoreza ahangaha ikiganiro cyacu, ngusaba gukora subscribe niba utari wayikoze, ugakora share, ugakora like. Mu gihe ushaka kuduha igitekerezo cyangwa inyunganizi ushobora gukora comment. Murakoze, mugire ibihe byiza. Yari RTS cyangwa se Level Creativity. Murakoze cyane.